uramutse ubwiye abantu kuza amateka ukaba ntacyo uvuga ku Bugereki bwo hambere, baguseka abakubashye bakagufata nk'umubeshyi ukibyiga, bagupfa gasoni bakaguha agatebe ubundi bakakubwira inkuru zirimo n'iyi. Mu Bugereki bwo mu myaka ibihumbi mbere y'ivuka rya Yesu ndetse na nyuma ye, habaye abami benshi n'ibikomerezwa, ibikorwa byabo biracyatangarirwa kugeza none. Aha ni iwabo w'abanyabitekerezo bihambaye bo mwise abafilozofe nka Socrate, Plato, Parmenide, Aristotle, Thales ndetse n'abandi. Ibitekerezo byabo byabaye umusingi w'amasiyanse mwize. Iyo uyu munsi ibihugu byirata ko bikomeye ku buryo wabishozaho intambara wese yaba kanze kuri buti itangiza iherezo rye, biba byishingikirije amayeri ahambaye y'igisirikare n'intwaro kabuhariwe byibitseho. Kuvuga ibi ukirengagiza Ubugereki byaba ikimenyetso cy'uko uzi bike ku bihanganje mu mateka, cyangwa ko wumva neza aho uri none, ariko ko aho wavuye hakubereye umwijima utabasha kunyuzamo amaso ngo umenye iby'agaciro ubitse. Aba nibo babaye ba mbere bacengeye aya masiyanse twiratana none, nibo ba mbere bubatse igisirikare n'amayeri yacyo. Ni igihugu cyabyaye ibihangange. Kimwe mu by'ibihugu byubakiraho none mu kanya gato bikaba ibihangange ni ukugira diplomasi cyangwa se kubana n'amahanga bitajegajega, cyangwa se gukoresha amahanga mu nyungu zabyo. Ibi nibyo bituma ibihugu bikorana n'ibindi mu buryo abatabizi bibacanga. Aha niho havukira ubufatanye mu bikomeye n'ibyoroshye, ya mvugo y'uko amaboko atareshya ataramukanye gahinduka umugani wo kumanywa. Ububanyi n'amahanga n'indi ntwari ishobora kwifashishwa mu ntambara, kandi umuhanga mu kuzenguruka neza muri iri korosi riri mu yakomeye muri politiki akazatsinda bitamusabye gufungura iminwa y'imbunda ngo acire umuriro wazo ku ruhande rw'abahanganye nawe. Diplomasi ni igice gikomeye cyane. Umwami Phillip wa kabiri akaba n'umubyeyi wa Alexander the Great ni umwe mu bihangange muri diplomasi isi yagize. Yaharuye inzira abahanga muri yo bubakiyeho ubundi bugeni, biga imishyikirano na lobbying kugeza aho bihagaze none. Yakoze iki? Ubundi se we ni muntu ki? Rimwe mu mazina akomeye yo mu Bugereki bwo hambere ni Phillip wa kabiri. Ni umwami wabyaye undi mwami Alexander the Great wa gatatu. Uyu ni umwami washyize iherezo ku bwigenge bw'Ubugereki, ariko azamura igitinyiro cyabwo mbere y'uko buhananuka, tukaba tubuvuga dushaka kwerekana aho ubukene bwashinze imizi. Abandi bavuga ko ari we waremye Ubugereki tuzi none. Aratinyitse, yewe indwanyi ikomeye n'izina ryasobanura neza ubuhangange bwe mu ntambara, ndetse n'abasubiramo inkuru zigaruka kuri we n'ibikorwa bye bamusubiramo bakoresha ijambo indwanyi. Yazanye impinduramatwara n'impinduka mu mikorere y'igisirikare. Ibikorwa bye byahindutse umwijima ukomeye ku bamukurikiye ntibabashe kugera ikirenge mu cye, ku buryo abanyamateka banahamya ko umuhungu we Alexander the Great wabaye umwami ku myaka 20 atari no kuba igihangange atanyuze mu nzira za se. Ku batabizi ariko bazi ko umwana we ari we byose, ku buryo n'ibikorwa bye bihambaye, ndavuga ibya Phillip wa kabiri, bisa nk'ibyatwikiriwe n'ibyakozwe n'umuhungu we Alexander the Great. Muri iki kiganiro nabikubwiye, turagerageza kwerekana umurage we n'uburyo ari we uri inyuma y'intsinzi amateka ashyira ku bitugu by'uwo yabyaye. Phillip wa kabiri yavutse mu mwaka wa 382 mbere y'ivuka rya Yesu, akaba bucura mu muryango w'abana batatu. Uyu ni umwami wakomotse ibwami kuko ise umubyara ari umwami Amyntas wa gatatu wayoboraga ubwami bwa Macedone muri iyo myaka. Macedone ni bumwe mu bwami bwigengaga bukikije Ubugereki. Ubugereki bwasaga nk'akantu gato kasigaye hagati y'abanzi, ariko iyi Macedone nayo ikaba umwanzi w'Ubugereki. Abaturage bari bamwe basangiye byose, ariko ibibazo imbere byari byaratumye igihugu gicikamo amaleta yigenga, buri imwe igatunga ubwami bwayo imiyoborere yihariye, ndetse bagahora banarwana mu ntambara zigamije gufata ubwami bumwe bakabwomeka ku bundi. Bivugwa ko umuryango w'uyu mwami wavaga mu muryango wa cyami, bikekwa ko wakomokaga ku ntwari z'Abagereki, bavugaga ko zikomoka ku kigirwamana cyitwa Zeus. Gutanga kwa se kwatumye asigarana inshingano zo kureba uko azasimbura mukuru we wari ku ngoma, ariko imitegekere ye ntinyure benshi, kugeza ubwo abanzi ba Macedonia basaga nk'abagiye kuyigarurira, kuko uretse gutsindwa mu ntambara nyinshi nta kindi kizima umuvandimwe we yabashije gukorera ubwami yarazwe na se.
Muri iyo myaka Macedonia yakomeje kugabwaho ibitero na leta zigenga zari mu Bugereki nka Thrace na Illyria, ndetse byasaga nk'aho igihugu kigiye kugera ku iherezo kuko uyu Philip yatwawe mu minyago yagiye muri leta ya Tebesi. Umwami Philip yamaze imyaka 3 ari ingaruzwa muheto y'abamutwaranye n'indi minyago, ariko uyu ni umwanya atigeze apfusha ubusa. Ni ibihe byamubereye umwanya mwiza wo gushaka inshuti. Muzambere yagize harimo na General Permanence, akaba umusirikare wari warize ibi byo kwiga, ariko uyu nawe ntiyagarukiye aho kuko yaguye ubushuti maze ari mu mubano hagati y'imbohe ndetse na General Epaminondas wari kizigenza mu mayeri y'intambara. Ibyari kuba umunyago, ingwate cyangwa imbohe, uyu yarabigize ishuri, ikosi ry'ikirenga mu bya gisirikare ryaje no kumucuramo umusirikare w'igitangaza mu gihe gito cyane. Nyuma y'urupfu rwa Alexander wa kabiri, umuvandimwe mukuru wa Philip Perdiccas wa gatatu yahise afata ubwami. Nubwo nta wuzi inzira yabinyujijemo, ako kanya yahise anahamagaza Philip ngo avite Besi azamugire guverineri. Mu myaka 5 yose yari macura bundi bushya igisirikare cya Macedonia, abigisha uko bahagarara ku mirongo, gukorera mu matsinda n'amahame y'igisirikare gikomeye. Mu mwaka wa 359 mbere y'ivuka rya Yesu bongeye gusakirana n'ingabo za Illyrian, maze umwami Perdiccas aratanga. Perdiccas yarasize inyuma Philip nk'umuzungura w'ingoma. Ako kanya ku myaka 23 Philip yima ingoma yasaga nk'irimo kurimbuka. Impande zose yari gwije abanzi, imbere n'inyuma yari ifite abayirwanya. Guhangayika no guhangana ntibyari bihagije, kurwanira gupfa no gukira ntibyari ubushake, ahubwo yari amahitamo amwe rukumbi yagombaga kugobotora igihugu cye mu biganza by'abanzi, bitaba ibyo nawe akahata ubuzima. Mu ntangiriro umwami Philip yahuye n'inzitizi zitabarika. Ku ruhande rumwe abanzi bava mu bindi bihugu bamugabagaho ibitero bidashira, imbere naho abo basangiye isano bamuremyeho indi ntambara igamije kumunyaga ubwami. N'urusobe rw'intambara yagombaga kurwanira rimwe kandi gutsindwa n'umwanzi uwo ari we wese hagati y'abamurwanya bigasa nko kugurisha igihugu. Aho niho yahereye amayeri ye yamamaye henshi, yiga kugambana n'ibindi bihugu ku nyungu ze n'abamuyobotse. Bwa mbere yagambanye n'abari bayoboye urukiko rwa Thrace, aha bahita bashyira igihano cy'urupfu kubashakaga kumuhirika bari barahahungiye. Nubwo yabigenje uko ariko ikibazo ntiyarakirangije. Thrace yari ikiri leta ihanganye nawe, ahubwo yasaga nk'utangije ikibazo. Mu banzi ba Philip harimo n'abatangiye intambara yeruye, abo bo yabashije kubatsinda. Gusa umusozi ugoye kuzamuka ukaba bo mu butegetsi bw'Iyatene bari bafite igisirikare gikomeye kizwiho kurwana bihambaye. Aba yirinze kujya mu mitsi nabo kandi atizeye neza ingufu z'igisirikare cye, maze ahitamo kubateka umutwe, abaha ubutaka bwo ku nkombe z'amazi muri Macedonia. Abo nabo baratuje bamureka by'igihe gito, abahanganye n'abandi banzi. Mu gihe cy'umwaka umwe gusa abarwaniraga ubwami yasigiwe bari 5. 3 yarabishe ubwe, maze 2 arabamenesha bisanga mu buhungiro, naho yabakurikiye gake gake acecetse. Nyuma y'igihe gitarabivugana, 5 bose bashakaga ubwami bwe yabakuye ku isi. Ni umugabo wari ufite ubuhanga n'amayeri ahambaye mu kwigiza y'abanzi, kandi akabikora ku rwego ruhanitse rutari kundeshya imwe n'imyaka ye. Uko imyaka yagendaga, Philip yabashije guhosha intambara y'ubutegetsi mu gihugu imbere, maze yadukira kurwana n'abanzi bavaga hanze. Aba Illyrian bari barakomeje gutsinda igihugu cye mu ruhererekane rw'intambara, ariko kuri iyi nshuro yasaga nk'ushaka kubatsemba. Yishe abasirikare babo basaga 7,000, yisubiza ubutaka bari baranyazwe bwo mu majyaruguru. Abandi benshi barahunga, ariko nawe asanga insinzi y'umupaka idahagije, atangira urugamba rwo guhora ubwagaba ibitero ku gihugu. Umwami Philip yigaruriye amoko yose y'aba Illyrian kugeza ku nkombe za Adriatique. Aha ni naho yakoreye umupango mushya wo kurongora Odata, igikomangoma cyaho, agamije kunga ubumwe n'abaturage yigaruriye. Ubwo kandi aba yaguye igihugu gutyo ku buryo n'ubwami bw'imbere aho ngaho butari bugifite ububasha bwo kwereka rubanda uburyo Philip ari umwanzi w'igihugu. Mu gihe yasaga nk'uwamaze kwizera abo yigaruriye, noneho Philip yahise atangira bundi bushya ibikorwa byo gukarishya ubukari n'ubudahangarwa bw'igisirikare cya Macedonia. Aha yahise atangira guhimba amaheri mashya, imigendere n'imyitwarire. Ubwo ako kanya igisirikare abakigize gishya, aho impinduka ikomeye mu byo yakoze ako kanya yari uguhindura igisirikare kiri aho akagicuramo igisirikare cy'umwuga, amateka kigarukaho none.
Mbere y'izi mpinduka igisirikare cyabaga kigizwe n'abasirikare baza rimwe na rimwe, bigasobanura ko babaga bashobora kuza mu ngabo mu gihe bakenewe cyane cyangwa mu bihe by'intambara, ibindi bihe bakabimara mu bushabitsi cyangwa mu miryango iwabo bibereye n'abana babo n'abagore. Ako kanya yahise abona neza ko ibi byasaga nko kwiyamururaho intsinzi, kuko abasirikare be babaga bafite imitima itekereza byinshi ndetse igisirikare batagifata nk'umwuga wabo uhoraho. Ubwo atangira gushyiraho ikosi warivaho ukaba ubaye umusirikare ubuzima bwose, ndetse ikijyanye n'umushahara nacyo yacyitayeho. Urubyiruko rwose rutangira kurota rwibonye ku migongo y'amafarasi y'intambara. Gutyaza igisirikare cye kikajya mu murongo w'igisirikare cy'umwuga byatumye noneho abona umwanya mwiza wo gutanga amahugurwa ya gisirikare, gukarishya imyitozo nyuma y'igihe, ndetse no kugira ingabo zihoraho zirota zikanahumeka ibifitanye isano n'igisirikare gusa. Yatangiye guhindura uburebure bw'amacumu bakoreshaga, afata iryareshyaga na metero 2.5 arihindura metero 5.5. Ibi ngo byabaga bigamije kongera intera hagati y'abasirikare be n'abanzi, ariko amacumu ye maremare agafasha mu gusogota umwanzi ataregera umusirikare we. Ibi ngo abanzi ntibabimenyaga neza, babaga babona umusirikare akiri kure nyamara afite icumu ashobora kubasogota mu gituza. Mu gihe ingabo z'Ubugereki zari zikomeye cyane mu bijyanye no guhangana n'umwanzi barebana, yahise ahimba uburyo bwo kugaba ibitera atunguranye, ndetse rimwe na rimwe akagaba ibitera avuye mu mpande zitandukanye. Amateka yerekana ko ari umwe mu ba mbere bakoze ibi. Agace akomokamo ka Macedonia nako kari gafite umuco wo kurwanira ku migongo y'amafarasi. Ibi nabyo yarabivuguruye ku buryo abasirikare be bagera kuri 6 bagombaga kuba banafite ifarasi yakitabazwa bikenewe. Iki gihe Macedonia yagize igisirikare cy'Amayeri n'ububasha bihambaye hejuru y'ibindi bisirikare byose byabaga mu Bugereki. Amayeri ye ntiyashiraga, yaje gusanga uburemere bw'imizigo abasirikare batwara nacyo ari ikindi kibazo mu ntambara. Yiga uburyo yajya baherekeresha amatungo abafasha mu kwikorera nk'indogobe zikabatwaza imizigo irimo ibyo kurya. Ibi bikaba byakongera umuvuduko wabo, ndetse ibi abiherekesha kugabanya umubare w'abajyanaga n'ingabo nyamara batari abasirikare bazitabazwa ku rugamba. Umwami Phillip yatangiye guhimba amashami y'igisirikare ku buryo haba abashinzwe ububiko bw'intwaro, abagomba kuzisana no kuzibarura. Kuva ubwo buri musirikare atandukana no kwigenga ku ntwaro z'igihugu. Kugera kuri ibi yari indi ntambwe ishyira igisirikare cy'imbere y'izindi ngabo mu mareta bari bahanganye. Ubwo noneho atangira kurota uko yakigarurira ubwami atari afite mu minwe, nabwo akabwegeka kuri Macedonia. Ubwo ako kanya Ubugereki bwose akaba bufite mu biganza, ariko nabwo ntibigarukiraho, ahubwo bakamubera amaboko azakoreshaga ibitero ku Baperse. Iyi mirimo yakoraga mu gisirikare yasaga nko guharura inzira z'umuhungu we uzamuzungura mu bwami mu myaka mike yarimo kuza. Phillip yarazi neza ko gutunga igisirikare gikomeye bidahagije, ahubwo yari yaranubatse ingufu za politike, akamenya neza kwikura mu makorosi n'ibihanamanga, ntaterwa isoni no kurwana intambara zikomeye, ateguye amacumu n'imyambi. Diplomasi kamuvana mu menyo y'abanzi. Ni Phillip wari uzi neza ko ingurane mu ishusho ya ruswa ishobora gutuma wikiza umwanzi cyangwa ugatsinda urugamba. Ibi nabyo yabikoraga neza cyane, gutera ubwoba abatamwumva ngo bakora ibyo ashaka, kandi mbere y'uko bemera cyangwa ngo bahakane akabanza kubereka ishusho y'ibyago bibategereje niba batamwumviye. Ibi nabyo yarabizi neza. Ni umugabo utaratinyaga no kwica cyangwa gushaka umugore atarakeneye kugira ngo agere ku ntego ze. Amateka yerekana ko Phillip yashatse abagore 7. Umwe muri aba akaba Olympias waje kubyara umwami Alexander the Great. Phillip yarongoye uyu mu mwaka wa 357 imbere y'ivuka rya Yesu, akaba yari igikomangoma mu bwami bwa Epirasi. Phillip yakoreshaga gushaka abagore nk'intwaro yakongera inshuti n'abambari, ku buryo aho yarongoye batatinyuka kumugabaho ibitero niyo babikora yaba hafite abambari cyangwa abamaneko bazamufasha kubatsinda byoroshye. Uyu Phillip nkubwira mu kiganiro Cosmos isi dutuye cya none, yari n'umuhanga cyane mu gisa nko kubeshya, agatanga isezerano rimukura mu byago by'aka kanya, ariko akaba anategura neza uko azica rya sezerano cyangwa igihango mwagiranye. Nigeze kukubwira ukuntu yahaye abiyatena ubutaka kuko yasaga nk'utinya kwishora mu ntambara nabo. Mu mwaka wa 357 yagabye igitero mu mujyi wa Amphilopolis agamije kwisubiza ubutaka, nyamara yari yarabuhaye abo muri Atene. Yararenze ku masezerano kandi abizi neza, ariko ibyo ntacyo byari bivuze cyane. Yakubise ingabo zabo yisubiza umujyi ako kanya, kandi abanatsindiye ibirombe byari ku musozi wa Pangeyusi.
Kubona ibi birombe byari byuzuye zahabu nabyo ubwabyo byari igishoro gitubutse kizamufasha kubona byinshi byo gushora mu ntambara yagombaga kurwana mu myaka izaza. Gusa atarafata akanya ko kubicukura, yabanje kwigarurira umujyi wa Clenide, uyu wari mu biganza by'ubwami bwa Thrace, maze nawo ahita awuhindurira izina awita Phillip kugira ngo hatazagira n'urota kwitiza cyangwa gushoza intambara agamije kuwubohoza. Kwita uyu mujyi izina rye byabaye nko kwereka umuhungu w'ibyo azakora mu yindi myaka izaza. Intambara za Phillip muri uwo mwaka zasize amaze kwiyomekaho indi mijyi ibiri, ariko ananirwa kwiyomekaho umujyi wa Thermopylae kuko ingabo z'Abagereki zamwigometseho, ubwo nawe asubira i Macedonia gupanga imipango mishya y'intambara. Mu minsi yakurikiye yagambiriye kwiyomekaho umwigimbakirwa wa Chalcidice, ndetse ibi abigeraho mu mwaka wa 348 ahita anatwara imijyi y'Abagereki yaraha. Mu kunoza neza umupango we, yafashe abaturage b'Abagereki bari bahatuye abagurisha nk'abacakara, maze ubutaka bwabo abatuzaho Abamacedone. Umwe mu mijyi y'agaciro yari amaze kunyagaha ni umujyi wa Stratageira, wari inkomoko y'umufilozofe rurangiranwa Aristotle. Ubwo kandi yarashyize iherezo ku Bagereki babaga i Macedone. Mu gihe gito cyane Phillip yashyizwe mu nama y'abajyanama b'abategekaga Ubugereki, cyane cyane bibanda ku myemerere, ahinduka umuntu wa mbere ukomoka muri Macedonia uhawe uwo mwanya. Aha naho yakoresheje ubuhanga mu bya politiki yari amaze kwigwizaho, yigarurira igikundiro cy'abatabarika, ari nako hari abandi benshi batari bashimishijwe no kubona umwami w'Abamacedone yivanga mu mitegekere y'Abagereki binyuze mu kintu bo ubwabo bubahaga ndetse bakagifata nk'icyera. Umwe mu bakomokaga mu gace ka Atene wari warasobanukiwe amayeri n'ibikorwa by'umwami Phillip witwaga Demosthenes, yafashe ijambo aburira Abagereki ko bashobora guhura n'ibyago bikomeye kubwo kwakiriza yombi Phillip. Mu magambo ye yerekanaga Phillip nk'umunyamusozi wabashije kurinda iwe neza, ariko akaba agifite inzozi zo kwagura ubwami bwe, bityo akaba agiye kwigarurira ubutaka bwera niba nta gikozwe. Umuburo we wahamyaga ko igihe habaho gukererwa mu guhindukirana uyu munyamahanga, nk'uko bo bamufataga nta kabuza azigarurira Ubugereki bwose nk'uko yari yarigaruriye andi maleta menshi. Bamwe banze kumwumva ndetse impungenge ze zihinduka imvano yo gucikamo ibice. Undi muvuzi w'amacumu wakomokaga i Atene witwa Isocrates, we yashimangiye ko abona umwami Phillip nk'igisubizo aho kuba ikibazo, ahubwo badakwiye kumwitesha. Isocrates yashyigikiye igitekerezo n'umugambi wa Phillip wo kunga Ubugereki bukaba ubwami bumwe kugira ngo intambara hagati y'ubwami n'amaleta yigenga zishyirweho akadomo. Ako kanya yatanze igitekerezo gishya ko asanga Phillip yahinduka umuyobozi w'ingabo za Macedonia zahujwe n'iz'Ubugereki maze bagahangana n'Abaperise. Ni igitekerezo cyari gisanzwe mu mutwe wa Phillip, ubwo wabaye umushinga atari gusubiza inyuma. Muri uwo mwanya Phillip yafatiyeho ashyira hasi abamurwanya bose ndetse ahagarika kugumuka impande zose. Yari yahagaritse abamurwanya ariko yaragifite benshi bo kurwana nabo. Ingabo zerekeje Thrace, agace yahanganye nako mu myaka myinshi yabanje. Ikizere cyari cyose kuko igice kinini cy'Ubugereki cyari mu biganza bya Macedonia. Umuvuduko w'intambara zo kwagura no kwiyomekaho utundi duce kandi hose insinzi ikaba inshuti bagendana, byabaye amakuru mabi yasumiraga amatwi n'amaso by'Abaperise. Aba Baperise bari barahumuriwe imbaraga n'ubuhangange bw'uyu mwami w'umusirikare utisukirwa, ubwo noneho bagiye gutira umusada ku Bugereki, umwanzi wabo w'ibihe byose. Aha habaye isibaniro mu gihe Abaperise baburaga ubufasha buvuye ku Bugereki. Intambara yajwemo n'abandi, ariko bose Phillip ntiyabarebera izuba. Aha hajemo abakomoka mu gace ka Scythia bakabirwanya umuhati utagabanyije, bakaba abantu bacengewe no kwirwanaho, ariko aba yabakubise inshuro mu gihe gito cyane. Yari amaze kwica umwami wabo Elias ndetse anatwara abarwanyi basaga 20,000 hafi y'umugezi wa Danube. Aba bose ajya kubagira abacakari wabo. Mu nzira atahuka we n'ingabo ze baguye mu gico cy'Abanyatrace yatsinze mu ntambara, ndetse aba baramukomeretsa bikomeye ariko ntiyapfa. Ingabo ze zatakaje myinshi mu minyago n'abacakara, ndetse nawe amezi yakurikiye yamubereye yo kwivuza ibikomere.
Bamwe mu bagereki batamwemeraga bafashe icyo gihe bakusanya ingufu bagwiza ingabo ngo nabo batere Macedonia bamuhirike, ariko mu gihe yari akimara koroherwa amenya ayo makuru nawe yegura ingabo barasakirana. Agace ka Cleonia kabaye isibaniro rikomeye mu kwezi kwa munani tariki 2 mu mwaka wa 338 mbere yo kuvuka kwa Yesu. Abagereki bari bazanye abasirikare basaga ibihumbi 35 barwanira ku butaka ndetse n'abandi ibihumbi 2 bari ku migongo y'amafarasi y'intambara. Byari urugamba basaga nk'abateguriye rimwe, kandi gutsinda bikaba kuroko ku rupfu. Bitaba ibyo bakaba bazi neza ko ibituza cyangwa imigongo y'abarwanyi babo bigiye kuba imyenge kubera amacumu y'ingabo za Philippe wa kabiri. Philippe yabibonye atyo ahita afata umuhungu we Alexander waje kuba the Great ku myaka 18 gusa, amugira umuyobozi w'urugamba ku ruhande rumwe, maze nawe amutiza Mayeri yavanye mu bamunyaze mu gihe gito cyane bari batahukanye intsinzi imbere y'ingabo z'ubugereki bwunze ubumwe. Nyuma y'intsinzi yahise ashyira ibirindiro bikomeye mu bice bya Tebesi ndetse n'i Korinto, maze atumiza abahagarariye buri leta y'ubugereki ngo baganire uko bagera ku mahoro. Ibi byaranabaye. Philippe yahise abasaba ko bashyira hamwe nk'itsinda maze akariyobora, ndetse ubwo akaba ari nawe uhinduka umugaba w'ingabo w'ikirenga. Aba nabo baramwumviye, maze ako kanya ubugereki buba bubaye igihugu cyunze ubumwe bwa mbere mu mateka. Mu ntambara zo kwigarurira ubugereki, Umwami Philippe yatakaje ijisho rimwe ndetse agira igikomere gikaze ku kaguru cyaje kumuviramo ubumuga. Ategura kugaba ibitero ku Baperse, nabwo yarongoye umugore waho w'ikizungerezi amateka kirata none witwa Cleopatra. Uyu yaje kuba icyatwa muri Macedonia ndetse n'isira muririmba. Iki gihe Philippe yamugize ukomeye mu bagore be bose uko ari 6, uyu akaba wa 7. Kurongora iki kizungerezi byazanye ibibazo cyane mu bwami n'aba hafi y'ingoma, bituma Umwami Philippe atangira gushwana n'abamufashaga. Mu gihe cyo kubana n'umugore wa nyuma, muri benshi yaryohewe nabo mu bihe bye, yananiwe kumvikana n'umujenerali ukomeye mu ngabo ze witwaga Atalas. Wumvaga ko kurongora uyu mugore bizatuma abana azabyara bazavamo abafite uburenganzira bwo kuragwa ingoma, nyamara amaraso yabo yose adakomoka mu gice cy'ubugereki aba bakomokagamo. Ibi byanamuteranyije n'umuhungu we waje kuvamo umwami ukomeye. Ati nguyu umugabo warotaga kwambuka Uburayi akajya muri Aziya, ariko akaba adashobora no kwambuka amazi atadandabiranye. Bivugwa ko Philippe yagerageje kumwica undi agahungana na nyina muri Epirasi, nyuma y'ibihe akaza kugaruka. Cleopatra yabyaye umuhungu witwa Kalanasi mu mwaka wa 336. Uyu nawe atangira gutegurwa mu gihe se yarakomeje intambara arwana n'Abaperse mu ruhererekane rw'intambara nabo mu gihe cyafashe imyaka 100 guhera kuri ba sekuru barwana n'ubwami. Kuri iyi nshuro yari hagerageza kwambuka umurongo utukura, ibyaga atari kurenga uretse amahirwe arinda abantu. Mbere yo kujya ku rugamba ariko Philippe yabanje kujya mu bukwe bw'umukobwa w'umugore we, maze ni naho yiciwe. Uwamwishe yitwa Pausanias wari muri ba Tomasi iri ryari itsinda ryarindaga umwami. Uyu nawe yaje kwicwa mu gihe gito agerageza gutoroka, ariko impamvu yishe umwami yarashinzwe kurinda zikomeza kuba amayobera no kugeza uyu munsi. Kimwe mu bivugwa nuko urupfu rwa Philippe rwaba rwarateguwe na nyina umubyara. Nyina akaba yaratekerezaga ko Philippe yashoboraga kuzaraga ubwami, umwana wa nyuma yabyaye agasiga abana b'umukazana nyina yemeraga. Na n'ubu biracyagirwaho impaka niba Philippe yaba yaratekerezaga kuzasiga Alexander nk'umuzungura w'ingoma, ku buryo kwicwa kwe bitari ngombwa ko bibaho ngo umuhungu waragwa ubwami bwa se. Abandi bakavuga ko ibi yaba yaranabiteguye kubera ishyari ry'uko Philippe yarazanye umugore mushya wa 7. Hari n'abavuga ko umwami w'Abaperse ari we wari ubiri inyuma, atinya ibitero bikomatanyije by'ubugereki bwunze ubumwe. Kumenya uri inyuma y'urupfu rwa Philippe ni akazi katoroshye gashobora no kwitwa kadashoboka, kuko nawe yaremye umubare munini w'abanzi batarangira. Nyuma y'urupfu rwa Philippe, umuhungu we Alexander wari ukiri mu myaka 20 yahise aba umwami wa Macedonia n'ubugereki cyarimwe. Inzira za Alexander waje kuba the Great zasaga nk'iziharuye, yewe n'abanzi bo kurwanya yari abaza amasura n'amazina yafatiyeho ahereye ku Baperse. Kwikubitira ariko yagombaga kubanza guhashya abigumuye bitwaje ko Philippe yapfuye bagashaka kwigenga. Amashimwe menshi kuri se wahanze bundi bushya igisirikare cyo muri Macedonia. Iyo hatabaho ibikorwa bya Philippe, Alexander ntiyari gukora ibyo yakoze, yewe biranashoboka ko inzira ze zari kuba suzuye amahwa bitandukanye nuko byamugendekeye.
nibyo umuhungu we yigaruriye abaperise, ariko nta n'ikimenyetso cy'uko iyo Phillip adapfa nawe ubwe atari kwigarurira ababanzi b'igihugu. Ibikorwa bye byuririweho n'abandi bagereki uhereye kuwo yabyaye, maze bagura izina ry'ubugereki mu isi nzima, ubugereki buhinduka igihangange. Iyo adapfa byanashoboka ko aba yarasize umusingi w'ubuhangange bwe uhamye kurenza uko yabikoze. Ibi byari no gufasha Alexander the Great kwagura ubwami bw'abagereki kurenzaho, ndetse ingengabitekerezo yabo n'umuco akabisakaza mu isi yose. Ubwo ariko ndagerageza kugena ibyari kuba. Phillip yasize izina na n'ubu rikiri mu yaremereye mu mateka y'isi nyuma y'imyaka 2200. Ibikorwa bye byabaye intashyikirwa, bigeze ku muhungu we bihinduka ibigwi bidasenyuka. Abasesengura bakavuga ko nta Phillip wa kabiri Alexander the Great twamenye atashoboraga kuvamo igihangange, kuko yarazengurutswe n'abanzi atari kurwanya ku myaka mito.